Yes, nkuko bisanzwe ni Kiroso uba wahigereye. Twongeye kubaha ikaze abadukurikiranye kuri screen zacu za Kiroso Filme. Tugenda tubashakira amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Dusuje abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba no mu mujyi rwagati. Kora subscribe kuri channel yacu ya Kiroso Filme kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'icyamamare hano, ni umukobwa mwiza cyane. Nagira ngo atangire atwibwira. Nitwa Mirowani, ndi umuhanzikazi n'umukinnyi wa filime. Yes, Mirowani, tuguhaye ikaze kuri Kiroso Filme. Murakoze cyane. Turi kumwe n'icyamamare cy'umusore aha ngaha nawe yatwibwira. Nitwa King Faston, nkaba ndi umuririmbyi nanjye, ndakeka benshi muzi. Ewa kabisa, nawe tuguhaye ikaze kuri Kiroso Films. Neza kabisa. Kora subscribe kuri channel yacu ya Kiroso Filme kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Kuri kamera zacu turi gutunganyiriza amashusho, mukabona ari kubageraho neza. Akiriye ni bamwe Juma aka Gwaka. Miro, twagira ngo rero uganirize abakunzi bacu badukurikiye. Uratubwiye ngo muri iyi minsi uri umukinnyi wa filime, uri n'umuhanzi kazi. Ibyo byose ubasha kubifatanya gute kugira ngo mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bibashe kugenda neza? Nyine kuva kera ndi umwana zari inzozi zanjye, nakunda kuririmba. Nyuma nyine numva nyine nakujya no mu bintu by'amafilime kuko numvaga nabyo bikunda cyane. Numva kandi ko kubifatanya nta kibazo cyaba kirimo. Ubwo nyine nuko nabikoze. Ni ukuvuga ngo byose urabikunda. None se muri ibyo ngibyo icyo wabanje gukunda cyane ari ukuririmba, ari no gukina filime, cyangwa icyo wahereyeho ni iki? Nahereye mu kuririmba, narabanje ndaririmba, nsohoye indirimbo yanjye ya mbere. Noneho ndangije nyine njya mu bintu byo gukina filime, nabyo mvuga bikunze, mbona nta kibazo bitwaye ko kuri wanjye nabikundaga cyane, nyine niwe nzabemo nyine. Yes, mu kanya uraza kuturirimbira iyo ndirimbo wasohoye bwa mbere cyangwa no mu zindi, no muri imwe muri izo ndirimbo zindi ufite. Reka duhere ku kijyanye na filime. Muri filime ubu ngubu uri gukina iyihe filime muri iyi minsi igezweho? Filime ndi gukina yitwa Amarembo y'Ikuzimu. Ni filime nziza cyane nyine irimo ibintu bya action. Filime nziza cyane. Tutiriwe tujya kuyisanga kuri Kiroso Filme. Yes, iyo filime rwose ndumva ari nziza cyane. Ni filime yitwa Amarembo y'Ikuzimu. Amarembo y'Ikuzimu. None se iyo filime ngo abakunzi bacu baze kuyireba kuri Kiroso Filme barayisangaho. Umaze igihe kingana iki ukina filime? Natangiye gukina 2018. Natangira gukina filime, natangiye nkina na Diaro. Filime twakinnye nayo yarasohotse nyine kuri YouTube, nkomeza gusho nyine nkina n'izindi zitandukanye nyine. Yes, reka tunyarukire no kuri uyu musore nawe atubwire ku kijyanye n'ibihangano byiwe. Nanjye kabisa umuziki nawutangiye 2019. Numvaga kuva kera ari impano yanjye kuko nkiga primaire ndabyibuka, nibwo nagiye kuririmba kwiga senior 6 kwiga primary mu wa gatandatu. Nibwo nagiye imbere ndaririmba, ticaramwato wa mwana ubirimo neza kabisa, komerezaho nudacika intege uzagera kure. Indirimbo yanjye ya mbere yitwa Beautiful, nayikoreye kwa Dizo mu Gatenga. Nagiye kuririmba ngenda, ariko numva nyine ujyana ikintu cya mbere ntabwo abamo akantu k'ubwoba, ariko numva mfite confidence tu. Ni ukuvuga ngo indirimbo ya mbere wayitangiye ryari kugira ngo uyishyire hanze, cyangwa ufite indirimbo zingahe? Kugeza ubu mfite indirimbo ebyiri, ariko ndateganya no gushyira indi ya gatatu hanze, iracyari muri studio bari kuyitunganya. Nigera hanze nzabibamenyesha, muzanayibona kwanza. Natangiye kuyandika indirimbo ya mbere nayanditse mu kwezi kwa karindwi 2019. Nibwo nayanditse ijya hanze mu kwezi kwa 9, nibwo nayishyize hanze.
watubwiye ngo indirimbo yitwa Beautiful. yitwa Beautiful. Beautiful. Ese washingiye kuki ujya kuyandika cyangwa kugira ngo uyite gutyo warushingiye kuki? Indirimbo kugira indirimbo nyandike gutyo naricaye natekereza ndavuga ati ubu ngubu nakora kuri sije nyine nisanga naririmbye Beautiful nisanga ariyo naririmbye ariko nayo ni nziza kabisa nyine icyo ndi kukubaza washingiye kuki kugira ngo ikuzemo uyandike unayiririmbe. Ese iyo ndirimbo ni y'urukundo ijyanye ni y'urukundo urabona iyo umuntu akiri muri iyo umuntu agitangira kuririmba agenda areba ibintu byinshi yaririmbaho aricaye ariko nashingiye ni urukundo muri makeya ntagiye muri byinshi ni y'urukundo kandi ndakeka ni nziza kabisa ni y'urukundo tu. ubwo bishatse kuvuga ngo wowe ibyo waririmbye ni ibyakubayeho cyangwa ni ibyakubayeho cyangwa ni abandi wayiririmbiye wenda niyo ngo watubwire? Oya ntabwo ari ibyambayeho nayiririmbiye abanyarwanda tu nayiririmbiye abanyarwanda ntabwo ari ibyambayeho byambayeho nabamenyesha nababwira. None se dusubiye inyuma gatoya ufite imyaka ingahe? Njye navutse muri 2000 ufite imyaka 20. Wavukiye mu mubumbe? Ni ukuvuga ngo ufite imyaka 20. Ni ukuvuga ngo nko mu Rwanda ni nk'uhe muhanzi ugenda ureberaho uvuga ati icyitegererezo cyanjye cy'uyu muhanzi ni uyu nguyu ndi kureberaho nyigisha ibi ngibi cyangwa nzabe nkawe? Njyewe buriya kuva kera ukimenya ubwenge tu namwe nkunda umuziki ariko umuhanzi kugeza isaha nemera fatira icyitegererezo ni Bruce Melody ariko umuraperi nemera Fireman nibo bahanzi ba motiva kabisa. Uravuze ati ni Bruce Melody. Bruce Melody umwemerera iki? Bruce Melody akora ibintu bye biri kuri gahunda, akora indirimbo ziwe nta ndirimbo na rimwe arakora ngo numve kuri njyewe yabayemo gusa sinrimba mwebwe ndimbo yabera mbi ariko njyewe Bruce Melody kabisa ni umuhanga kabisa. Ese King aturuka hehe? Ufite ababyeyi bose? Ubana n'ababyeyi umeze bite? Ababyeyi bose ndabafite, nturuka mu murenge wa Gashonga mu karere ka Rusizi, ahubwo ndabaye no kundeba mbaye peace kabisa. Ubu bari Rusizi bose? Ababyeyi bawe niho bari? Bari Rusizi, ababyeyi banje niho bari kabisa, niho bibereye. Okay, kwifish. Okay, mukanya turakugarukaho, reka dusubire kuri Mirawani. N'abandi rero nagira ngo nkubaze mukanya twari turi kubijyanye na filime. Ese muri sinema nyarwanda ubona bigenda neza? Bigenda neza nta kibazo. None nagira ngo nkubaze wenda nko mu nzozi zawe wari ufite ubona birimo ugenda uzirotora ugenda uzigeraho? Okay, mbona biri kugenda biza kubera ko natangiye ibintu bya sinema 2018 nubwo natangiye kuririmba. Nyuma mbona biri kuza pe nta kibazo. Nuhe mukinnyi wa filime mu Rwanda? Ndashaka kumbwira mu Rwanda ukambwira wenda no hanze yaho umukinnyi wa filime ukubera nk'intangarugero wifuza kuzamera nkawe. Icyo kibazo numva gikomeye mu Rwanda. Sise navuga nde koko nyine ni ibintu bigoye cyane, nyine mbona benshi muri bo bashoboye cyane wenda nk'abakinnyi bakina ni benshi cyane bashoboye, nta mpamvu yo kubavuga. Agenda ashaka ngo umbwire umukinnyi mu Rwanda wakubera nk'intangarugero kuri wowe ubona ati uyu mukinnyi ndashaka kuzamera nkawe. Navuga ko ari nkanana umukino muri filime cya wanakinnye Gaterine. Mbona nyine ari umukinnyi nyine wamberaho icyitegererezo. Yes, uravuze ngo Nana. Ni iki ukundira Nana cyangwa niki cyagukombese
muri we kugira ngo umukunde gutyo uvuga ati ndashaka kwambera intangarugero muri we? nyine ubona nyine sene zose ubasha kuzifiringa ukabasha kuzikora neza uko bigenda. Abenshi barebye Gaterine babonye ko nyine ari umuntu nyine ukinnye filime nyine sene y'ubwihebe abasha nyine kwifiringa neza bikora neza, yaba iby'urukundo yaba byose nyine bifiringa neza pe, nyine abasha kubikora neza. Niwe icyitegererezo ureberaho nana uwo nguwo? Ariko nyine mu mahirwe ntabwo ari wa kabiri. Hari n'undi nyine ubwo atazwi cyane yitwa Mireille Hiro, amazina ye bamuzi nka Yete, nawe nyine ni umuntu ukina ibintu bye biri ku murongo neza, ari no gukina muri filime bita Amarembo y'Ikuzimu. Umukobwa nawe uzi gukina cyane. Ubwo ni iyo ngiyo batubwiye hepfo nawe wakinyemo, ubona muri acting ye ameze neza kandi icyiza urumva ushaka kuzaba nka kandi noneho muranakinana cyane rwose. Mbappe nubwo dukinana amabona nyine ndenzeho ariko nanjye nshaka kuzaba nka. bivuze ngo inzozi zawe urimo uragenda zibatora gake gake zibazagenda ziza. Tuvuye muri sinema nyarwanda tujye ku kijyanye na kariyeri yawe y'umuziki, ese yo yaba igeze hehe? Umuziki nawe rero mba ndi kugenda gukora ariko nyine ikintu ndi kubona cyo gukora cyane cyane nyine ni filime to. Ariko n'umuziki urimo neza kubera ko iki kintu cyanjye cya mbere nkunda kurusha ibintu byose ku isi, kuko niga mu 4 primaire nziga nicara nkandika nyine indirimbo za rap nyine nkicara nyine ngaririmba amakoma ibiti byose nyine ngagenda mbihuza niko nyine mubavuye mu indirimbo nzima. Ababyeyi banjye rimwe bakambaza isubiri mu biki mu 3 primaire nangira kugenda nyine ndirimba kubona mbikuza. Mama nyine ngamurimba ariko uri kuvuga imivugo nyine namenye ibi byari byo birangira nyine nyuma 2018 bose indirimbo yanjye ya mbere yitwa Sikobiri. Yes, dusubire inyuma gatoya ngo tumenye ngo Mirowane ni muntu ki, Mirowane akunda iki, Mirowane se ufite umukunzi? Iyo mukunzi ndamufite. Umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute? Tumaranye nk'amezi 8. No kuvuga ngo mumaranye amezi 8. Umukunzi wawe umukundira iki? Ese watubwira izina ryiwe? Izina ntabwo ari ngombwa, nagizina narivuga. Ubwo bivuze ngo uracyatendeka ntabwo urakomeza kama. Niyo ntabwo ari gutendeka. Nabaye bisiko mukunda hari nahari kundeba, ari bisiko mukunda. None se kuki utashaka kuvuga izina rye? Bivuze ngo buri wese wowe wabwiye gukunda yiyumvemo yuko umukunda. Ntabwo nabwiye abantu benshi ko mukunda. Niyo wenyine nabwiye ko nkunda kandi nareriyumva nyine ni umusore mwiza witonda. Araho nyine nzamubereka mu gihe biri ngombwa vuba aha ngaha muzamumenya. Mbere uratujimije kabisa. Ntabwo mbajimisha. Yes, mu buzima busanzwe Mirowane akunda iki mu bijyanye n'imirire yiwe? Yes, nkunda ibintu byinshi, nkunda inyama, nkunda agasalade hafi n'utundi tuntu nyine turi aho nyine ntabwo ari mu tuvuga. Ndetse natwigiye kutugera utwiru ikiri yatubwire iki kunda. Nyine nkunda byo kujya, nkunda pizza, nkunda inyama, nkunda salade, nkunda amateke, nkunda n'utundi tuntu twinshi ariko nyine ntabwo ari byinshi cyane biri aho nyine. Okay, Mirowane ntabwo twakubajije imyaka yawe kandi abakunzi bacu nabo baba bakeneye kuhimenya. Mfite imyaka 22 nayo ziri ku itariki 7 z'ukwa 10 z'uku turimo. Nishe imyaka 22. 22. Ese uwo mukunzi wawe mufite gahunda yo kuzabana ryari? Ibyo ni ibanga. Bose ibyo ni ibanga pe. Ntabwo ari ngombwa kubyasasa kubera ko none igihe ufite umukunzi ariko wenda nta gahunda yo kubana nta bintu byo kubana muri apanga. Ushaka kuba uri muri gahunda ariko nta mwanzuro urafatwa hagati aho ngaho. Ikintu tuzi cyo nuko tuzi ko abasitari batajya bapfa gushaka, yaba ari umukobwa cyangwa ari umusore, muri abantu bakunda gushaka batinze cyangwa rimwe na rimwe ugasanga nta n'ubwo banashatse cyangwa bifite n'abana ku ruhande gutyo. Ubwo ni ukuvuga ngo we ntabwo
aravuga ati iki gihe niki tuzaba? oya ntabwo arabimbwira ni uko wenda nawe nshaka kumenya umukunzi wanjye ejo nawe akaba yagiye akasondeye bibaho ariko nzi ko biteganya mu mbona njye nawe dukundana hagati yanjye nawe ariko ibintu byo kubana ntabwo turabiganiraho njye nawe. Use haje nk'umusore ukabona afite gahunda aravuga ati Mirowani ndashaka ko dukora ubukwe muri uyu mwaka gihe mfite gahunda, ntabwo ngo wahita umukatira ubwo mu ibyo ngibyo ntabwo byari ubwa mbere bimbayeho hari uwabigerageje ariko ntabwo byakunda uwo nkunda niwe nahisemo kereka nyine bibaye ibyanga bikaba ngombwa wenda ko dutandukana ariko nyine ntabwo nabyemera mu gihe ntaramenya gahunda z'uwo bafite. Okay, Mirowani aracyafite byinshi byo kutubwira kandi urumva ko ikiganiro cye kiraryoshye. Mu gusoza Mirowani nagira ngo utubwire nko mu ndirimbo zawe nk'indirimbo ukunda imwe wiririmbire n'abadukurikiye kuri Kiroso Film. Ya indirimbo imwe nahereyeho ko niyo magaciro kubera ko ikintu wahereyeho mu buzima utangira ufite ubwoba ukabwisa ibintu biri bukunde cyangwa ntabwo biri bukunde ariko nyine ukabona birangiye bikunze. Indirimbo rero nkunda cyane yitwa Siko Biri. Yes, Siko Biri. Waturirimbiraho agace gatoya? Nta kibazo. Natojwe n'ababyeyi yuko buri wese yigirana hagaritse imiteto n'ibyo kwirirwa imuhira nta gutega amaboko sinshaka ikiruhuko mbareka mfite sizo kwirirwa mu micuko nakatiye urubyiruko rushiturwa n'ibishuko batazi kwishyira hamwe ngo bumve bafite iremege niyubakiye teme ababipenze mwihe nsingurutse imisozi ibyo mbabwira sinzozi ubu mfite ubushobozi Mirowani ndahana ibyo mvuga si ubusazi mu byo nkora ndi umuhani n'umukobwa uzira icyasha unziye ndamubasha ndi umuhigitswe kumasha mfite ubutunzi n'ububasha. Murakoze cyane kabisa. Yes, tujye kuri uyu musore King. Nawe rero gusoza nagira ngo abadukurikiye kuri muza yacu turirimbire indirimbo nawe. Okay, ngiye kubaririmbira indirimbo yitwa Beautiful, niyo ndirimbo nahereyeho arikunda cyane kabisa. Yes, turirimbire. Beautiful, 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 my baby. Baby girl, you touching me, baby girl, I for you. Beautiful, 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 my baby. Baby girl, you touching me, baby girl, I for you. Esundi witwande, ukora ikintu kimenye. Baby girl, utahaye. Baby girl, you kidding me, I touch me, I follow you, follow me. Baby girl, you kidding me, I touch me, I follow you, follow me. Follow me, follow me, follow me. Beautiful, 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 my baby. Baby girl, you touch me, baby girl, I follow you. Yo. Murakoze cyane rero. Murakoze cyane, tuzasubira wenda mu minsi iri imbere turebe icyo mumaze kugeraho n'izo ndirimbo ziri mu studio nimba zarasohotse, tuzongera tuganire kabisa. Kora subscribe kuri channel yacu ujye ubasha gukurikirana ibiganiro bitandukanye kuri Kiroso Films. Murakoze cyane rero ubwo tuzasubira. Sawa.